ibyo rero uvuga ngo n'abantu nubana n'uno muntu situvuge mu ngo no mu buzima busanzwe Jerry yego ukabona umuntu urya arazararira bakoresha amarira bakipfusha bagasa nabi akora ko utayimukorera apfa yarangiye nta kintu na kimwe uzigera ukora kereka udahari niwe yasigaranye wenyine ubu uzamwirinde ni umugome mu byago ntimujyana mu makuba ntimujyana kandi utayimuhaye aragusebya aha abantu bagiye babwira bagera kuri 7-6 basangiye ikintu kimwe fori niki guess what ubwo ndagitegereje bose basangiye kuba muri public ari abana beza muri public ni marayika wavuye mu ijuru nta mwanda nta makemwa aba bantu amakuru ufite ngiye kubakubwira bafite ubwo amasura abiri hanze bagira reputation nziza kuko wakoze ubukwe baratwerera warwaye barakurikirana n'abana discours nziza ariko bageze iwawe ibisimba kujya nk'umugore uvuga aterukana karangura ati madati vuga ibi na mugabo wawe marayika ahirwa wagushatse wewe wakwibaza nimba ufite ku buryo ubura nuko usobanura ibibazo byawe subwo wabisobanura gute nta bantu uzi babaye beza hanze cyane ariko yagera iwe cyangwa iwabo bigasharira yego urakoze cyane uwa kabiri ugomba kwitondera ni umuntu utarigeze kwizera mu buzima utarigeze kwizereramo we gusa akaba hafite yatagetinze kudashoboye ntacyo washobora nta kindi nyine niko namwemeye gusa icyo ushaka ni kiriya ariko muri we afite target mbi cyane ntiyigeze yizera ko wabishobora wabikora wabibasha niko wabaye ninjye wakwemeye ubundi ntibyawe mbega ku buryo usanga mu gihe cyose we ntiyigeze akwizereramo ku buryo ntiyagutiza amaboko ntiyagutiza ibikorwa ahubwo we aragira ngo uzamubere inzira yo kugera ku cyo ashaka agukandagiraho kugira ngo asorome icyo ashaka wa gatatu ntugize umuntu gushidikanyaho ugukekeranya afite ibyaza abona ariko araduta umuntu nkanjye burya birabagora mugihe ushobora guseka nkarira waharira nkaririmba ushobora kumbwira ngo ndi imbwa ahubwo ntiwabibonye ndi imwe ebyiri so ko ndi bumuka ahubwo nagari amaze jiri imyaka tumaranye ubona mpfa kurakazwa n'iki gihe we nta wamenye ibyawe nkwereka ibyanjye umpitane ntabwije we nta wamenye ibyawe nuvuga ngo uyu muntu ugushidikanyaho aba atari ko no muntu namwishukaho bikanga uziko buryo ushobora kwaka amafaranga nk'ibihumbi 100 ukamwishyura mu bihumbi 100 ukamwishyura bwa gatatu yanuye amahana azakwishyura yego kugira ngo muri tufite ndaguha 20 ndi yashaka handi ntuzanyishyura gahita arakara ukama ibihumbi 20 yakwatse 100 utayanduye yaguze ahandi ko burya umuntu ugwaye rero guha 80 buri gihe 100 kari kuze abundi akumena neza nka miliyoni igaragara so aragira ngo abanza kwereke akubakemo icyizere ubundi akuvunira amaguru rimwe barahari abaho gushidikanya yego arakazwa n'icyabazwa n'ikagishaka haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke umwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe
imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uriwe, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Umwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu gikorwa kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'umwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si idini, si itorero, nta nubwo ryenda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndagusuje ngo ahe ikaze ku bumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Turabasuhuje mwese aho muherereye mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Turabashimira cyane kandi dushimira abantu bose bakoze subscribe ku bumwe bw'abera ministries. Imana yarakoze kubafasha kugira ngo mwagure ubumwe bw'abera ministries. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse n'ubundi muri cya cyumweru kidasanzwe mushumba, aho tuganirira ku bintu bitandukanye. Mushumba, waramutse neza? Ya, ndashima Imana kuri uyu munsi wa gatatu. Data twese aradukunda. Amen amen. Wambaye neza. Merci beaucoup. Yego, ni byiza cyane. Dushimire mama Shekina nawe madamu wanjye. Aba yabigizemo uruhare. Ntabwo nakwambara ibyo atatoranije. Niba umbwira ngo kino cyumweru uzakora ibiganiro wambaye gutya, yego, bazakogosha gutya, umunsi uzavuge buke ntuzasakuze, nuko binanira nkagiraho kavuga. Oya, biba ari ngombwa. Ariko njye vraiment suku guhaya kugira gute, mu bintu byambabaje mu kubaho kwanjye, sinigeze mbona mama na papa baseka. Ntabwo nigeze mbona abana abantu. Dama vi sinigeze mbona, kuko njye mu myaka 2 baga kwa nyogokuru. Sinigeze mbona, naho ngiye kubasura ngasanga barimo bararwana. So rero numva ntabwo nzubaka urugo rumeze rutyo, numva nifuza urugo rwa paradizo. Yego. Ariko bitavuze ngo yapfa kumbwira ibyo yiboneye byose. Oya. Ndakwakiriye mucunga. Nakoze cyane nagega ndi umuntu. Yego. Nubwo mwaganira n'umuntu kimenya ko umuntu ari umuntu. N'umuntu. Kimenya ko hariho limiti y'umuntu agera wakora mu bikazamba. So urakoze kunyakira, nagira ngo uyu munsi munyemerere ndashaka kuganiriza abantu b'Imana. Yego. Nkomoje ku rugo nabishakaga. Wabishakaga pe. Kandi uyu munsi nambaye nkufitiye icyizere urugo. Ubundi imyambaro ugiye kuvuga ikiganiro cy'abubatsi ngo kirazira ko wambara ishati y'umukara. Wambara ibintu bikeye, ukavuga utuje kubagarura icyizere. Hari imyambaro utemereye no kwigisha ku muryango wambaye. Ntago abantu barabimenya buriya. Ntago babizi. No utagarura icyizere. Hano icyizere nakigaruye, hari amahoro n'umutuzo. Ndakuvuga buke. Ngiye kuvuga ngo uru rugo cyangwa uyu muryango cyangwa uyu muntu azahora n'ibyago n'amarira nahura n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mugore. Bishobora kuba mu rugo, bishobora kuba muri famiye, bishobora kubana n'abo bantu. N'abantu uramutse umwe muri bo gusa abashije kugera iwawe, udashatse izindi ngamba wazamba pe. Ubwo kuhagera ni gute? Ni kugusura, kumwemerera kubana nawe, kumugira inshuti, kumugira umugabo cyangwa umugore, kumugira umufatanyabikorwa, bya kumugira inshuti ya hafi. Hari abakecuru najyaga numva bavuga ngo uriya ngo nuzamushaka ngo azarwubaka ku gahanga. Nibe no gahanga ni urarwikorera rwubaka mu mugongo, ko nubu hareba ko kuva navuka sindabona mu mugongo wanjye, ariko mpakarabya buri munsi. Sunu tubaza mu mugongo cyane no mwirugo. Iyo utanahafite ufite ushaka kuhagukandira ngo bagukorere. Yego. Ariko ntabwo habona. Uko utahazi rero nuko. So rwara ngo abantu muramutse mubanye, gerageza nuramuka umuvumbe hiyi ngeso, mwikureho bikishoboka. Gusa yimuvumbeho kandi mwararangije kubana. Cyose bitwaye iki? Yes. Ese komeze uncukura umutima umare ngo nuko nimwe nawe. Yego rata. Iyo mpano si yanjye uzayigumana.
njyewe sindi tayari kwicara hejuru y'umuriro ushyushye kandi ndeba intebe nzima. Urahaguruka ujye kwicara ku nzu cyane. Ubuzima ni bugufi, mbabarira. Wishaka kunshora ngo mvuge divorce. Njye divorce sinyemera. Njyewe banza ntega amatwi ujyane ngo ndahumva. Divorce sinyemera. Divorce sinyikunda. Divorce ni amahitamo aheruka umubabaro wa nyuma. Urimo urumva? Janias, ndananiwe, ndarushye, singiye gupfa mpagaze. Live. Cyeshatse kivuze rose byumva none. Nabyumvise. Numwanzuro udakenewe ariko numwanzuro udashakwa ariko ujye ukenerwa mu gihe umuntu abona ko nayandi mahita amagize gute asigaranye. Aho kugira ngo njye vuba mpambe akana kaburi yo jya nagenda. So rero ariko ugiye se tubanye mu buzima. Reka maze mubwire umuntu wa mbere. Nari namuvuzeho kare. Ni abantu bose bakoresha amarira bakwereka ko batakubonye bapfa. Utamurongoye yapfa, utamutwaye yapfa, utamuhaye yapfa, mafaranga akarira cyane ukabona ko kumbi ntabwo arijwe, utamwita umuswa, ntarijwe nuko agukunze, ahubwo hari icyo ashaka muri wowe. Kandi azi neza ko arakibona akweretse amarira. Kandi azi intege nke zawe z'uko wanga abantu barira. Buri gihe yabona icyo gushakaho ntagaruke, ariko mu gihe akeneye kinakubwira akiriza byo kwiyahura. Ubwo rero ari umwe muri babandi twavuze ku munsi w'ejo bakina n'amarangamutima. Aba bantu babaza amarangamutima yawe. Urumva neza? Kandi ubwo nuramuka utagikoze ndapfa. Abantu bakora ibintu byinshi. Yakwisiga amarangi, wamutuma amazi akayavoma, ntacyo atakora. Ariko amarira ye ni ya mafaranga ashaka gukuraho, nayagukuraho ntiwongera kumubona. Ni bwa busugi, ni ya mibereho, ni ya mazu ntiyongera kureba. Ati ni bwa busugi. Ko cyo ashaka. Abantu reka bakubwira abantu batewe ubwo bakora biteguye, ni abantu batanyurwa, badashima, badaha agaciro ibyo wabahaye, ahubwo bumva bareba ku nyungu zabo. Ufite uyu mugabo ntareba amafaranga yahembwe, arabanza akareba amafaranga y'umugore. Amahera wahembwe yashyize he? Amafaranga za none we aye wibeshye umwaka ikarita ntago mwakiranuka. Aye kumubaza ngo yakoze iki? Aguhitana. Ashaka ibyawe tu. Niyaruza tutangiye guperforminga mu kazi, genda muzi umugabo umwe inanga yirukanije umugore ukazi ko umugore bari mwiza. Kandi umugabo nawe ntiyoroshye. Udukobwa duto, udukuze, udukecuru ntabyo adaterura. Atari ku mugore amukuza ku kazi ngo icara hanganza yamugaburira. Kugira ngo atagira umuntu wese yongera kubonwa n'abagabo. Gahibaze. Ibyo rero uvuga ngo n'abantu nubana n'uno muntu. Situvuge mu ngo no mu buzima busanzwe Jerry. Yego. Ukabona umuntu uri arazararira, bakoresha amarira, bakipfusha, bagasa nabi, akora ko utayimukorera apfa yarangiye, nta kintu na kimwe uzigera ukora kereka udahari niwe yasigaranye wenyine. Ubu uzamwirinde. Ni umugome, mu byago ntimujyana, mu makuba ntimujyana, kandi utayimuhaye aragusebya. Aha abantu bogiye kugura bagera kuri 7-6 basangiye ikintu kimwe. Fori niki? Guess what? Ubwo ndagitegereje. Bose basangiye kuba muri public ari abana beza. Muri public ni marayika wavuye mu ijuru nta mwanda. Nta makemwa. Aba bantu. Amakuru ufite. Giye kubakubwira. Bafite ubwo amasura abiri. Hanze bagira reputation nziza koko, wakoze ubukwe baratwerera, warwaye barakurikirana, n'abana discours nziza, ariko bageze iwawe ibisimba. Kujya nk'umugore uvuga atero kana karangura ati madati vuga ibintu, mugabo wawe marayika ahirwa wagushatse. Wewe wakwibaza nimba ufite ku buryo ubura nuko usobanura ibibazo byawe. Subwo wabisobanura gute? Nta bantu zibabaye beza hanze cyane, ariko yagera iwe cyangwa iwabo bigasharira. Yego, urakoze cyane. Uwa kabiri ugomba kwitondera ni umuntu utarigeze kwizera mu buzima, utarigeze kwizereramo. We gusa akaba hafite yatagitinze tudashoboye, ntacyo washobora, nta kindi nyine niko namwemeye gusa icyo ushaka ni kiriya, ariko muri we afite target mbi cyane.
ntiyigeze yizera ko wabishobora wabikora wabibasha niko wabaye ninjye wakwemeye ubundi ntibyo mbega ku buryo usanga mu gihe cyose we ntiyigeze akwizereramo ku buryo ntiyagutiza amaboko ntiyagutiza ibikorwa ahubwo we aragira ngo uzamubere inzira yo kugera ku cyo ashaka agukandagiraho kugira ngo asorome icyo ashaka. wa gatatu ntugize umuntu gushidikanya ugukekeranya afite ibyaza abona ariko araduta umuntu nkanjye burya birabagora mugihe ushobora guseka nkarira waharira nkaririmba ushobora kumbwira ngo ndi imbwa ahubwo ntiwabibonye ndi imwe ebyiri usaba ko ndi bumuka ahubwo ntabwo ari amaze imyaka tumara nyuma ubona mpfa kurakazwa n'iki gihe nta wamenya ibyawe nkwereka ibyanjye umpitane ntabwije nta wamenya ibyawe pe ni ukuvuga ngo uyu muntu ugushidikanyaho ntabwo atari ko noneho umuntu namwishukaho bikanga uzi ko burya umuntu ashobora kwaka amafaranga nk'ibihumbi 100 ukamwishyura mu bihumbi 100 ukamwishyura bwa gatatu yanuye amahana azakwishyura kugira ngo muri tufite ndaguha 20 ndi yashaka handi ntuzanyishyura gahita arakara ukama ibihumbi 20 yakwatse 100 utayanduye yaguza handi ko burya umuntu ugwaye rero guha 80 buri gihe 100 kari kuze abundi akumena neza nka miliyoni igaragara aragira ngo abanza kwereke akubakemo icyizere ubundi akuvunira amaguru rimwe barahari abaho gushidikanya yego arakazwa n'icyabazwa n'cyagishaka umuntu wa gatatu kwiye kurinda ubuzima bwawe kumenya niba wa kane simbizi rinda umuntu ukora ibikorwa ntabirangize ntutagira finishing mwaterura ikintu kive mwaterura ugasanga mu mishinga itagira umurongo ituzura mwajye kujya ku kintu mugatangira fende fe tuzagarukira he aba bantu niba ari umugabo n'umugore urugo ntiruzabaho niba ari inshuti uzahora urwaye umutima ntuzakunda ntabwo murangiza ibintu mwategura umushinga ngo dutangira ugasanga abantu bari mu mishinga ituzura ndimo ndihutarega buriya yego abantu bo kwirinda kanikomereze umuntu wa kane umuntu buri gihe warayita inzirakarengane cyangwa ko bamurenganya ahora ari umutagatifu we ntiyemera ikosa ahora ari inzirakarengane yumva bamurenganya bikana ko babikoze barambeshyera siko bimeze ukibaza uyu muntu ni parfait cyangwa ni parfaite ubwo ashaka impamvu z'amakosa yabaye buriya nkubwiza ukuri uyu muntu warayigiye intego yabo nta kindi yabashaka ni ukutawambura agaciro ko kwishushanya no guhora bakubabaza no kwereka ko bari intungane bambeshyeye baramvugane runako bintera ukibaza umuntu wari ari intungane hari inzirakarengane ni mu ntoki nta makosa nta makemwa niki uwo muntu nta makemwa miseke ko numvise bati barambeshye bagasanga buri ni umuntu uhora yigira umwana uyu nawe hanze ni umuntu mwiza ariko imbere mu nzu ni igisimba mu bindi uwa kabiri ni abantu bahora bumva ko urumva reka mbisome ni abantu bahora bumva ko bari ari abanyabwenge batagirwa barozwe bya birozi by'abasazi yumva ari ufite ubwenge ari ujijotse ari we muhanga icyo yatekereje nta kintu uwo mugabo ntabwo urwo yarwubaka uwo mugore ntiyarwubaka yumva abandi bose ari injiji kandi niwe njiji mbi uwa mbere atasiyo mvuze bwa mbere nabanjeho ntabwo ari injiji uyu nguyu ni umuhanga ashaka guhisha ibyaha bye ariko undi umuntu akubwira ngo giye nigenzi imyanzuro afata ikabiyo umuntu ugasanga abantu mu rugo barabana ati genda afashe imyanzuro niyo ntituri bwumvikane n'ibinyategetse umuntu wigira gusa nk'umunyabwenge wumva ari ushoboye wumva ari ukora nko gusha mu makosa aremereye kuko yerekana ko niwe muswa wa mbere niwe muswa wa nyuma kandi ibintu abigiyemo bigapfa abigushoraho
kandi ariwe bafashe umwanzuro. So ni ukuvuga ngo ikintu hagiye gutangira tutaratinda rero, ntabwo bizoroha, ntibizanaguha amahoro guhora wumva ubabajwe n'uno muntu mu buzima bwawe. Bizakuvuna kwicara kuko ntibanyurwa, ntibafashwa, bashaka ibirenze ibyo ufite, rimwe no kubikwambura kandi bigukuraho, ko niyo ntego yabo. Ikindi cya kabiri, si ngombwa gushimisha, mva kubwire Jerry, ntabwo twaremewe gushimisha abantu bose, kandi ari byo tubereye, ariko ntitwanaremewe kubabaza abantu bose. Ntabwo twese ndagushimisha utabishaka. Ese urashima ko nguhereza ibyanjye ungasigara aho ngaho kugira ngo ukunda amahoro abone, sigare nambe usa kugira ngo wambare? hari abantu banga ko abandi ntabwo twaremewe kubabaza abantu, ariko twaremewe kubashimisha bose. Wowe kora biri mu nshingano, ariko siyo karimo kubabaza. Ikindi, aba bantu babiganira kubera ishyari, udatera imbere, utazamuka, urugo rwange, kuko bahuye na bwa burozi bwo mu bitekerezo nakubwiye bwa mbere. N'abantu burya bashaka kubunanize butagira ikintu ugeraho, kuko urero kumva kwemera kubana nabo no kubiyegereza no kubashyira hafi bizakuvuna umutima. Kububatse ngo babigenzi bate nabyigaho n'uburenganzira bwe, kutarubakana. Irinde abo bantu, nubuhe n'uwo fiance urapfuye, nubuhe na boyfriend urapfuye, niba inshuti mu magara urapfuye, icyo ashaka no kuzakunaniza ukazasigara upfuye, kuko icyo bashaka ni abantu baba bagukeneyeho ibintu mu buzima, baza mu buzima cyari cyo bagushakaho, akenshi bananije bafite ishyaka yo ngo ugwe hasi maze utakaze za mbaraga. Inama nziza, yego, rinda ibitekerezo byawe. Inama ya kabiri, jya usenga Imana. Iya gatatu, ntukemere ko umuntu akwinjije uko abonye. Niba umuntu umuhaye ntanyurwe, ntashime, ntiyakire, uhabizo bigenze gute? Abantu bajya bakora amakosa, mugiye ngo nzarwaza ngo ngerageze, ntukihe mu bintu ngomba kwira, ntukihe kubana n'umuntu wananiwe n'abandi. Soye kamara, ntuzaramunaniye, ubwo ufite izihe mbaraga? Hari uhindura ibyanze guhinduka. Imana iguhe umugisha, ariko Imana ishobora byose. Amen. Urakoze cyane. Amen.